mbonye umuhanzi ukomeye ku rwego rwo hejuru i Bugande apfa. Uyu muhanzi rero yitwa Jose Chameleone. Urupfu rwe marayika yanzaniye umuhanzi witwa Jose Chameleone, anzanira urupfu rwe, mbona urupfu apfuye kandi mbona n'urupfu rw'agashinyaguro cyangwa rw'umubabaro, bituma mvuga ngo reka turutangaze hakiri kare, habeho gusenga n'iyi mesaje tuyohereze, niba hakiriho amasigarira yo kwihana uyu mugabo yihane, koko ntabwo twishimiye ko twabona ujya mu ijuru, ntabwo twishimiye ko twabona umuntu arimbuka ahona onodi Jezi, tubyamaganiye kure. Ngira ngo rero ni inkuru ibabaje iteye n'agahinda, ni inkuru hano turi kuvuga yenda umwe abiyumva uko undi akayumva ukwe, ariko twe tubayeho twumvira umwuka, dukoreshwa n'umwuka kandi dutumwa n'umwuka. Rero uru rupfu ni urupfu Imana yaduhishuriye, ni urupfu Imana yatweretse, ni urupfu Umwuka Wera yadusuye aratubwira, ni urupfu tutakihererana, ni urupfu tutaceceka. Niba we wifuza ko twaceceka, iki si igihe cyo guceceka, ahubwo ni igihe cyo kuvuga. Nanjye iyo ngira umburira mu ntambara, mu bibazo, nawe iyo ugira ukuburira akaba yarakubwiye mbere ati Imana ivuze iki, ahari biriya ntibiba byarabaye, nta nubwo biriya biba byarakozwe. Ariko kuko tutigeze tugira utugira inama, utubwira, ubitwereka, tukaza kumenya ikintu amazi yarenze inkombe. Nibyo by'ibi rero tuvuze ngo Jose Chameleone nk'umuhanzi wabayeho neza, akagira neza, akanywa neza, akambara neza, agatembera heza, akagera hafi, akagera kure, akazenguruka igihugu, akazenguruka ibihugu, imigabane n'utugabane. Uyu munsi wa none nagira ngo nkumenyeshe ko ubugingo bwawe bwarasabirijwe kandi uri mu mwaka w'inyongezo wa nyuma. Ngira ngo ubaye uwihana, wakihana muri uyu mwaka w'2025, kandi nabwo marayika ukuzaniye ikimenyetso ari muri uyu mwaka mu kwezi kuri hano imbere tuvuga muri iki kiganiro, ariko uhereye mu kw'indwi gushyika mu kwa 11, ikimenyetso cy'uko Jose Chameleone urupfu rumwegereye kigomba kuba hagati y'ayo mezi mvuze, ukwa 7 no kwa 11, maho hagati muzabonamo ikimenyetso gisa n'ubu buhanuzi duhanuye. Jose Chameleone uyu muhanzi n'ubundi urupfu ruzamusura yenda agaruke, ariko n'ubu wihana, iyo urupfu ruvuzwe hano kuri social media, urupfu rukavugwa ari Imana, ntavangirwa, nta views, nta bindi, bikaba ari Uwiteka wirahiye akavuga ngo mukozi wanjye nkweretse urupfu ku muntu uyu n'uyu. Kenshi na kenshi urwo rupfu nyirarwo aba afite ubushobozi n'uburenganzira bwo kwihana no guca bugufi agakizwa. Indirimbo z'abadayimoni n'inzoga za Satani ndetse n'ibindi birori byose n'inkera zininahaza shitani, ukabihagarika, ukinjira mu nzira n'ukuri n'ubugingo ari we Kristo, akarengera ubuzima bwawe kandi akarokora ubugingo bwawe. Isi warayiriye, iby'isi warabinyoye, ibindi urabirya. Umugore mwiza ngira ngo waramubonye, abana beza urababyara. Uyu munsi wa none ikintu cyaba gisigaye waba ukwiye kwitaho no kumenya, ikintu waba ushigaje gukurikirana no kwenjoyinga ni ubugingo bwawe. Ibindi Imana yarabiguhaye, ibindi yarabikweretse, ibindi urabizi. Niyo mpamvu nagaruka mvuga ngo ese igisigaye ni iki? Ibaza Imana irengejeho n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Ubwo se niki cyaba kiruse icyo ngicyo? Mwisi ukabaho neza kandi ukazabona n'ubugingo. Ngira ngo twese nibyo twifuza kuba mu isi ufite ubuzima bwiza, wagera no mu ijuru ukazaba bwiza kurushaho, koko iby'amaso yacu atabonye, iby'amatwi yacu atumvise, ndetse n'ibindi tuzabisanga mu bwami bw'Imana. Mungu asifiwe sana. Nagira ngo rero ntangaze, niba hasigaye umunsi umwe cyangwa iminsi 2, wowe wakumva ubu butumwa na nyirabwo bwite, nkwifurije kwihana, nkwifurije gupfukama ukaniha ukaboroga, uyu mudayimoni agatsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cy'Ubugande ni igihugu cyiza. Uyu mugabo ngira ngo yasusurukije abantu, ashyushya abantu. Uyu mugabo yabayeho akora ibitari bikeya kandi akora byinshi. Niyo mpamvu tugaruka rero tuvuga ngo bibe byiza
bigume byorohe umwami Imana umukama arokore n'ubugingo bwe, ntacyo bitwaye, ntagire ugira ishyari, ntabwo ari njye utanga ubugingo, aho azicara si njye uzahicara, aho azaba si njye uzahaba, umugabane we si we mugabane wiwe urahari n'uwanjye ukahaba. Donke rero mu ijuru ntitubuze aho tuba, si nko mu isi bavuga ngo itongo rirandangiranye, njye barampa hehe we baraguha hehe. Donke Yesu ari ngo ngiye kwa Data kubategurira aho kuba, iyo hatahaba mba mbibabwiye. Uyu munsi wa none rero ngira ngo ni ibyishimo, ni umunezero, ni agakiza k'umuntu wese waba arose ubugingo buhoraho iteka ryose. Ni nacyo cyazanye Kristo mu isi, mu byamuzanye harimo ubugingo buhoraho cyane. Dushime wowe udukurikiye ku Mbabazi TV gatatu, uri Uganda, uri Kenya, uri mu Burayi, uri muri Amerika, uri Burundi, uri mu Rwanda, Congo Brazza, Congo ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, Mozambique, Malawi, aho uherereye hose kudeshapo, shalom shalom, turakugumbiriye umukama umwami Yesu aguhezagire mu izina y'umunyanazareti. Nagira ngo rero tutangarize nkubwire ko nubwo bitoroshye, nubwo ari igihe kigoye, nubwo ari igihe kiruhije, nubwo ari mu ngwano, nubwo ari mu ntambara, ariko umwami Yesu aninahazwe mu izina rya Yesu Kristo. Bundi impano zirakora iyo umuntu yemereye Imana. Iyerekwa riracyabaho, ubuhanuzi buracyabaho, ihishurirwa riracyabaho, kurota kuracyabaho, nubwo byatituwe bamwe bakabitwara mu nyungu zabo, abandi bakabihindura nk'ibyabo, abandi ntibareke umwuka w'Imana ngo agumane nabo, bagatwarwa no kuba impunzi z'amahera cyangwa se amafaranga, abandi bakaba bariya. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko uko Imana yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri, mu izina rya Yesu Kristo niko ikiri. Rero uyu muhanzi ni umuhanzi uzwi, ni umuhanzi utamaze umunsi umwe. Ngira ngo ufashe ukuyemo hari ufashe nka Tanzania ugakuramo Diamond, abahanzi basigaye ufashe u Rwanda n'u Burundi, ngira ngo Jose Chameleone undi mwanya rwose yawuzamo, si utoranya sinanjye utora, ariko uwo mwanya yawugaragaramo. Ni umuntu rero uzwi, niyo mpamvu nta nubwo rwose sinjya numva indirimbo zisanzwe ziriya zose twita iz'isi cyangwa se indirimbo zininahaza isi no mu bisi, ntabwo nkunda kuzikurikirana. Ariko ngira ngo Jose Chameleone ni umuntu uzwi, ni umuntu wazengurutse hirya no hino, ni umuntu ugaragara wapafuminze cyane cyane cyane. Ariko eske aba bafana bose afite barengeje miliyoni 30, yusuye X cyangwa se ukareba imbuga nkoranyambaga cyangwa ukanabumenye akoresha, afite abapatana cyangwa se abariye barengeje miliyoni zigeze mu 100 rwose bamukurikiye. Mwese rero ngira ngo iki kivi, uyu mutwaro, iki cyifuzo, iri sengesho mubaye mumukunda koko, mubaye mumwemera, atari ibihuha, atari amagambo, atari amatiku, atari intambara, atari ishyari, silivupure, mubaye mumukunda, byaba byiza mugaragaje urukundo mumukunda, ko ari urw'ukuri, atari urw'amanyanga, atari urw'ibibazo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi biba bibabaje rero kandi biteye n'agahinda ko umuntu akundwa n'abantu bangana kuriya, mwese mukamukundira amafaranga, mukamukundira isura, mukamukundira umugati atubura cyangwa abaha n'ibindi amarangamutima y'umuntu agwaho mu rukundo. Ariko bikaba bibabaje ko mwaba muhagaze ku maguru yanyu abiri, akarimbuka mureba, agashyika mu kuzimu mureba, akababazwa mureba, akazajya gihonomo. Aho harimo abasenga, harimo abakijijwe. Ntabwo mpamya ko umutima we wabananiye, n'amaboko ye ntiyabananiye, n'ubwenge bwe ntibwabananiye, ntibyabananiye ibyo byose, ahubwo ni amahitamo cyangwa se ni ibyo nyine biba bishatse kuba, ko mwebwe mutabihaye umwanya ngo mubihe agaciro umuntu wanyu, muharanire ko yajya hehe mu ijuru. Niyo mpamvu rero urukundo rw'isi ni urukundo rubi Yesu yagiye agaya, Yesu atemeye. Ariko urukundo rwiza ni urukundo rw'ubugingo, ni urukundo umuntu agukunda ariko agakunda ubugingo bwawe, aharanira ashyigikira ko mwazabona umwami Imana Yesu Kristo. Nashimwe cyane. Nari ngarutse rero kuri iyi nkuru nanone, umurimo w'Imana i Bugande, nta kibazo kindi cyari gihari, ariko dutangaye ubwo twabonaga iyi video
ariko munyihanganire ngewe ngaruke mvuge ku muntu witwa Jose Chameleone mbamara amatsiko yihishurirwa n'iyererwa marayika yampaye ari nabyo ubonye kuri tamuneri. Umwami Yesu akumpezagirire. Haleluya, haleluya. Mu by'ukuri rero turi mu isi izarangira, turi mu isi yashyizweho, turi no mu kirere cyaremwe, turi no mu bihugu biyoborwa, ariko ubwami bwabyo burashira. Haleluya. Wowe rero nkurikiye mu izina rya Yesu Kristo, ni iyihe ngoma idahanguka? Ni ingoma y'umunyanazareti, ari we wabambwe i Karuvari, Yesu Kristo. Uyu ni umunota wo guhezagira. Ngira ngo rero iyi ngoma idahanguka ya Yesu Kristo wabambwe rimwe, kandi uyu ari nawe wadupfiriye ari naho nagarutse muri iki kiganiro mvuga urupfu rwa mwene data imbere y'ishobora byose isumba byose. Harimo abantu batemera shitani, ndetse abandi ntibanemera Imana, ariko wanga wemera nyamwanga kumva ntiyatinze no kubona, kibwirwa n'icyumva icyerekwa n'ikireba. Nagira ngo kumenyeshe nkubwire ko niwanga gukizwa ukanga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ntuzanga no gupfa. Iyi ntabwo uzanga no gupfa, igihe cyo gupfa nikigera ntabwo ushobora kubyanga, ntushobora kubisuzugura, ntushobora kubikaruta, ntushobora kubisimbuka, ahubwo inzira zikigendwa bigishoboka mwambaza akiri bugufi, kuko igihe kigiye kugera abasengera data mu kuri no mu mwuka baba aribo bacika cyangwa se bitwa abana b'Imana. Yesu Kristo nashimwe cyane. Nagira ngo rero nkumenyeshe nkubwire ko, nagira ngo nkusobanurire ko, nagira ngo nkwereke ko ishobora byose isumba byose ntizemera ko izina ryayo ritukwa, ngo icyubahiro cyayo igihune. Yesu yaje mu isi azanwe no kuduha ubugingo. Yesu yaje mu isi afite misiyo kuri twe. Yesu yaje mu isi ubujigitifu ari twaje kurondera. Ntabwo rero yabyemera ko umwanzi adufata amatekwa kubw'ibigeragezo bye. Nushaka ugeragezwe nka Yobu, Yesu aragusengera ngo uveyo. Ayo yasenze Getsemani ayo yagukiza. Yesu yafashe iminsi 40 n'amajoro 40, ntabwo yasengaga kubwe. Yesu asenga biri ibyuya by'amaraso, ntabwo zari intimba ze, ntiyizirikanaga ubwe ku giti cye, ahubwo yatuzirikanaga twese. Niyo mpamvu uyu munsi niba wizeye mu izina rya Yesu Kristo, Yesu aragutura umutwaro. Ntabwo tuziranye, nta nubwo turi fete kubonana uko bikwiye, ariko iyi face uri kubona ntubari, cyangwa se visage, iyi sura uri kureba ntubari, ahubwo ubone uwantumye, uwakubambiwe, uwagucunguye. Aragukura mu kibazo urimo mu izina rya Yesu, arakubohora mu izina rya Yesu, aragutabara mu izina rya Yesu, aragukiza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu izina rya Yesu Kristo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ari uw'amarira. Amarira yashotse aha ubu waguhoza, ahubwo abakurijije baba aribo bayasunika kujya haze menshi. Andashoka amarira amanuka iburyo n'ibumoso. Inkuru mbi zitaha mu gutwi mu gitondo, igihe abandi babyutse zo zirinjira. Mu izina rya Yesu Kristo inkuru mbi zikarara mugasinzira zirimo. Ibicuro by'abadayimoni biguhoraho, gusitara nabi k'umwanzi kuguhoraho. Amavi yawe ari guteguza, birenge byawe biri gusitara. Mu izina rya Yesu Kristo niba ukurikiye ubu butumwa bwiza ukizera ijambo ry'Imana, Yesu wabambwe, Yesu wacunguye abantu, Yesu wageze ku musaraba i Karuvari, mu izina rya Yesu Kristo uyu anakutendea neema katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Muamini katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwemerere uyu Yesu Kristo, mwemerere aragukorera ibitangaza, mwemerere aragukiza, mwemerere arakubohora, mwemerere aragutabara, mwemerere aragukiza umubabaro n'agahinda kubw'izina rye. Haleluya. Ararihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Ntabwo nzi rero febrese ufite, intege nke zawe, aho uri kubabara, aho uri kuribwa, aho uri kugeragerezwa, aho Satani ari gukubita cyane. Mu izina rya Yesu Kristo itegura ukuboko kuje kukurokora, itegura ukuboko kuje kukurengera, itegura ikiganza kiri bugukize. Hari uwabambwe ku bwawe, hari uwababaye ku bwawe, hari uwaraye amajoro ku bwawe. Wowe nturarara ubutayu na rimwe, ariko hari uwamazemo amajoro 40 n'amanywa
40. Wowe nturasenga ngo nibura ubire n'indugumba, ariko hari uwasenze abira ibyuya by'amaraso. Wowe nturaheka umusaraba ngo bagukubite uwikoreye, ariko ibigeragezo byarakuriye, ugambirira kwiyica, ugambirira kwiyahura. Garuka, n'ubundi ntabwo uzatura nk'umusozi, uzapfa ariko upfa n'ubugingo, upfane kuzazuka mu izina rya Yesu Kristo. Wipfa urupfu rw'abatazazuka, nkwifurije kuzapfa urupfu rw'abazuka. Umukama guhezagira uwo mutima w'abazazuka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi umwami aguha ubuzima wifuje mu bapfumu ukabubura, ubuzima siyase yakwimye, ubuzima famiye yawe yakwimye, ubuzima igihugu kitaguha, ubuzima umugabo ataraguha, ubuzima umwana ataraguha, ubuzima nawe utariha, mu izina rya Yesu. Ubwo tubutegereje muri Kristo, kandi tuburindiranye igishyika, kandi tubutegereje ari ubwo kwizerwa no kwiringirwa, kuko ubutanga n'ubufite n'uwo kwizerwa no kwiringirwa. Uwo rero ntatenguha abamwizeye, ntajya ntabura mu byago no mu makuba araseruka. Haleluya. Imbere ya zera arakora, nyuma ya zera arakora. Umwizera mwizera na nyuma y'urupfu ko umuntu abaho. Nyuma yuko Lazaro amaze iminsi 4 mu mva yarapfuye, yaraboze, abantu bararangije no gukura ikiriyo, bari gusubira mu mago yabo, ubu nibwo Yesu yahageze aravuga ngo Lazaro ni muzima. Abantu bazi ko byarangiye, bagushyizeho umusaraba, baranasezeye, baraniyakiriye, ariko mu izina rya Yesu Kristo haracyariho ibyiringiro ko igiti gitemwa kikongera kigashibuka. Kanguka dusengana Imana, huguka dusengana Imana, garuka twumvikane ko ushobora byose, usumba byose, ari hejuru ikintu cyose, agiye kukugirira neza, kandi akakubohora, kandi akakurengera, kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Sikiliza nikwambie, haleluya, haleluya, haleluya. Jeshi wa majeshi, haleluya, akuokoe katika jina la Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Ndagushimiye mwami Yesu, uri Alpha, uri Omega, ni wowe witegereje iyi mitima yose ikurikiranye iki kiganiro. Urengerere Jose Chameleone ntazagwe mu cyuho no mu mporera no mu mvuto ya Satani. Hama badukurikiye bose mwami, ubaha umugabane w'ubugingo, baha umugabane w'umugisha, bakiza amarira n'agahinda, iby'isi yabimye ndetse n'abantu nabo ubwabo ubibahera ubuntu, abukunda ubahera mu nzozi. Ngewe senze mu ijambo, mu magambo make, ariko wowe wasenze menshi, wowe wakoze byose, wowe ushobora byose. Ngaho mwami, ntabwo ibi mbivuze ku bwanjye, mbivuze ku bw'aba ngaba badukurikiye. Ubaha umugisha kandi uhagarare nabo, kumerane nabo, mu izina ry'Umunyanazareti iteka ryose, amen. Turabakunda cyane, umukama bahezagire, wowe ubana natwe, wowe uje ari ubwa mbere, mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni channel yivugabutumwa yamamaza ubwami bw'Imana. Ndagushimiye rero nshuti nziza yakadasohoka ko ugendana natwe, ubane natwe, ukande subscribe, ndetse rwose dufatikanye urugamba n'intambara n'urugendo. Karibu mu izina ry'Umunyanazareti, umukama guhezagire kandi aguhezagirane natwe iteka ryose, amen. Ugira ibihe byiza n'umunsi mwiza, umwami akumvire. Hitamo gusenga, emera gutsindwa, ibintu byose birashoboka, ariko Yesu yaravuze ngo si urugamba rw'umubiri. Niba nawe ubona atari urugamba rw'umubiri, wiyunge kuri twe, niyunge kuri wowe, dufatikanye gusenga Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko wahisemo neza. Imana iguhezagire cyane, amen. Ciao ciao.